Itangazamakuru rero nahisemo gukora, narebye uburyo secteur abantu badakunda gukoramo cyane, cyangwa se secteur abanyamakuru badakunda gukoramo cyane. Mbere na mbere nahisemo ubuhinzi n'ubworozi. Kuri BTN TV nkora ikiganiro cyitwa Zahabu ya Twese. Ni ikiganiro abanyarwanda bamaze kumenya ari benshi. Ni ikiganiro gifite YouTube channel yitwa Farmers Voice. Twagiriwe amahirwe tunakora website yitwa Farmers farmersvoice.rw. Ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Ibyo byose kubikora biba bisaba amafaranga. Nk'umunyamakuru wigi gukorera igitangazamakuru gikomeye nka BTN, ntago cyandeze bwana kandi murumva nari mvuye no mu gitangazamakuru cya leta, nzanje mu bitangazamakuru biri privé. Rero buri wese yashaka gutera imbere nuko ahora yiga. Rero nahisemo gukora itangazamakuru rikubiyemo ibintu bibiri, ubuhinzi n'ubworozi, ariko ni specializa no mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Hari abantu bakomeza kumbwira ngo ese ko wahisemo ubuhinzi n'ubworozi kandi bitagira amafaranga. Nkuko nabivuzeho mbere, itangazamakuru riberaho umuturage. Iyo urikora ufite ushaka indonke nyinshi, wenda kubakorera umushahara, iyo urikora ushaka indonke biba bishobora kugutura mu mutego wenda wo kuba warya ruswa cyangwa se ibyo twebwe twita giti. Ariko ibyo ngibyo umunyamakuru umunyamwuga, yewe nabo nzi dukorana cyangwa se n'abandi, ntago uwo muco ntabwo bawugira. Rero nahisemo itangazamakuru ryo gukora ubuhinzi n'ubworozi kubera ko numva ko umuhinzi n'umworozi ni inkingi ya mwamba, yewe ugendeye ku rwego rw'isi. Icyo nsobanura ni iki? Icyo nsobanura nuko igihe cyose duhora dukeneye kurya, ariko se umuhinzi mbere yavugirwaga nande? Nibyo umuntu ashobora gukora inkuru z'ubuhinzi, ugakora inkuru ku bworozi, ariko ntibabone umwanya wo kugaragaza ibikorwa byabo mu buryo burambuye. Rero ikiganiro Zahabu ya Twese gitambuka kuri BTN TV buri cyumweru kuva ku isaha 12 kugera ku isaha 1:00, ariko kuri YouTube channel ya Farmers Voice dukora ibiganiro kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Noneho ku cyumweru tukimukira kuri BTN kugira ngo dutange motivation ku banyarwanda, babone imbaga nyamwinshi, ibone uwo twatumiye, maze nawe abashe kubona uwo ahamagara akamubaza. Rero niyo mpamvu nahisemo ubuhinzi n'ubworozi, kubera yuko cyari igice mbona kitibandwaho cyane mu bijyanye n'itangazamakuru. Wenda umuntu agenda agakora inkuru y'umunota umwe kugera kuri 5 nkuko inkuru ziba zimeze, ariko byibuze byo ni ibintu nkora nkunze, kandi ni ibintu nkora numva ko buri wese yakabaye abyibonamo.